impanda ni ijambo rivuga ngo ni finali, birarangiye. Mbese nta kindi gihe kiba gihari, kuko tuvuga ko impanda nivuga nuzaba wagiye ku isoko ntuzasubira mu rugo, uzaba ari guhinga ntazavuga ngo reka banze nkarabe. Umunsi izavuga abantu bazakomeza, aho uri uzakomeza gutyo. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana dusaba guhora turi maso aho uri hose, rigusaba guhora wejejwe no mu kazi kawe. Burya n'ubukora ubwesikoro impanda ishobora gutinda, ariko ko kanya inkuba yakubita ugapfa. Muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Uri umukobwa ibaza ugiye gusambana, ibaza impanda ivuze uri gusambana. Impanda nimuvuze impanda, noneho ubwo marayika atarayivuza, twebwe ubwacu nitubwira abantu ko nta n'ikindi gihe dusigaranye. Ukore nk'uwiteguye gupfa, ugira neza bikore. Mpamvu ingo ziri gusenyuka buri munsi, abashakanye reka data ni hasi hejuru, ni urugamba rukomeye. Abana ntibakicyumvira ababyeyi. Satani intare yavuye mu kibira, nta mikino Satani agifite, arakorana umwete. Abitwa ko bihaye Imana bari gushwana buri munsi, intambara ni zose. Intare yavuye mu kibira, murimbuzi w'amahanga yarahagurutse ngo yavuye iwe ikibira. Ubundi ikibira ni ahantu ho mu ishyamba, ariko hasi ikuzimu. Satani yavuyeyo rero. Aho umuntu yitwa Bishop ari umusambanyi, aramaze abakristo basambanya, cyagiye ngo bari mu myiherero mu mabiro, ari gusenya ingo z'abandi. Intare yavuye mu kibira, murimbuzi w'amahanga. Ijambo ryavuze ngo azanywe no guhindura. Birambabazi y'abantu benshi bari kumpamagara hirya no hino, nkumva abakobwa barira ngo pasiteri runaka, Bishop runaka yaransambanije. Nubwo barakara ngo nabisa amasarigoma, nabuze izina ryiza nabita. Ijambo ryavuze ngo mukenyere ibigunira. Bakristo bari hirya no hino ku isi, mukenyere. Sindeba amadini, ndabwira abantu bose bemeye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Uramenye utaba umusaka ugasigara wambara miningo, ikimana ireba ni umutima. Ninde wakubeshye? Mwibuke ko n'imibiri ari isengero z'umwuka. Kuba twambara rukubita ihuku ntago ari uko dufite amaguru mabi, icyo bita rukubita imbwa. Nta mbwa inyegera, kirazira, nta mapusi. Uburakari butewe n'icyitwa umwana w'umuntu ahava akagera. Umuzungu bamwirabura uteje Imana uburakari bukomeye. Nuko kubw'imyitwarire ubwo burakari ntiburatuvanwaho, kuko Imana ari kitarakora. Bene data ndabashimira muri byose abanteze amatwi. Nukuri muri byose mugerageze kwezwa no gutunganywa, kuko hari uburakari. Mana yo kwizerwa, Mana y'urukundo n'imbabazi, wongere ushyirwe hejuru y'amajuru. Niweho Mana nyakuri iri kumwe n'abakerubi n'abaserafi. Niweho Mana yera, ndagushimiye cyane kunyumva, n'ubundi usanzwe unyumva. Ndagushimiye kuwambaye no kubara no gupfa mu maso yawe, utajya unyihakana mwami. Wankunze urukundo rukomeye, kubw'amaraso ya Yesu nanjye mbonekaho. Wirengagiza intege nke zanjye, wirengagiza ububi bwanjye bwose. Uwiteka nanjye ushyira mu mubare w'abana bawe. Warakoze, warakoze. Utari Imana ireba nk'abantu, uri Imana, ntabwo uri umuntu. Ndagushimye mubyeyi mwiza ko ari wowe wampamagariye gukora uyu murimo utoroshye, ngo mbagasambu kandegireho. Ndakwinginze rero, uwambaye kubora no gupfa, ciye bugufi ngo ushyirwe hejuru. Ndakwinginze ntaba ari nge Kristo, wowe uri hejuru y'amahanga yose ari mu isi. Ndakwinginze gitare cyanjye, akanwa kanjye kaba impanda wivugire. Ibyo ngiye kubwira abantu ntaba ari nge, ahubwo umwuka wawe wera amanukire muri nge. Icyo meje ni Satani n'abadayimoni, cyashya imyuka mibi yose ayiva ikagera. Tavuga Imana bitwikwe bikurweho, gushaka guturutsa hera ho mu ijuru. Ibyo uri gushaka byose aba ari byo byumvikana mu matwi ya benshi. Abantu bose bagiye kunyumva.
mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe, nitwa Riziki Chantal. Bibaye ngombwa rero ko nongera kugaruka tukaganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya ibice 4 ku murongo wa 5, turagarukira ku murongo wa 8, igice cya 4 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya haragira hati: nimumenyeshe Buyuda kandi mwamamaze ni Yerusalemu muti, nimuvuze impanda mu gihugu, murangurure muvuge muti, nimuteranire hamwe tujye mu midugudu igoswe n'inkike, mushinga ibendera aherekeye Siyoni, mwiyarure ntimurushye muzuyazi, kuko ngiye kuzana icyago kizaturuka ikasikazi no kurimbuka gukomeye. Intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, imidugudu yawe ikaba imisaka, igasigara itagira uyituyemo. Nuko mukenyera ibigunira, mucure umuborogo murire, kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butatuvuyeho, amen. Jambo riravuze ngo nimumenyeshe Buyuda kandi mwamamaze ni Yerusalemu muti, muvuze impanda mu gihugu. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana yo mu ijuru nubwo twebwe tubwira ko isengero zikinze, ariko iraduhamagarira kuburira abatuye isi mu bikorwa binyuranye. Yemwe abatagera mu nsengero, ariko ntago Imana ibabuza kubusura abanyamubabaro no kuvuga ubutumwa bwiza, ndetse mwifashishije n'imirimo myiza. Muvuze impanda. Impanda ni ijambo rivuga ngo ni finari, birarangiye. Mbese nta kindi gihe kiba gihari, kuko tuvuga ko impanda nivuga nuzaba wagiye ku isoko ntuzasubira mu rugo, uzaba ari guhinga ntazavuga ngo reka banze nkarabe. Umunsi izavuga abantu bazakomeza, aho uri uzakomeza gutyo. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana dusaba guhora turi maso aho uri hose, rigusaba guhora wejejwe no mu kazi kawe. Burya n'ubukora ubwesikoro, impanda ishobora gutinda, ariko ko kanya inkuba yakubita ugapfa. Muhore mwiteguye, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Uri umukobwa, ibaze ugiye gusambana, ibaze impanda ivuze uri gusambana. Impanda, nimuvuze impanda. Noneho ubwo marayika atarayivuza, twebwe ubwacu nitubwira abantu ko nta n'ikindi gihe dusigaranye. Ukore nk'uwiteguye gupfa, ugira neza bikore. Nuko muvuze impanda mu gihugu, murangurure muvuge muti, nimuteranire hamwe mu midugudu igoswe n'inkike. Iki ni cyagiye Imana iri kudutoza gusengera no mu ngo, mu midugudu igoswe n'inkike, si mu butayu hoya byararangiye. Naratubwiye ibyo byose birafunze. Yaba ubuvumo, niba tutarara mu nsengero dusenga nka mbere, nitujya mu midugudu igoswe n'inkike, mugabo n'umugore, abana, musengere mu rugo rwanyu, mushinga ibendera aherekeye Siyoni. Nimusengere no mu ngo za nyirabumva, kuko Imana irumva. Mushinga ibendera aherekeye Siyoni. Ibintu byahindutse. Ntimugira ahandi hantu mutumbera, haba ku bahanuzi b'iki gihe, haba ku bavuga butumwa, abashumba n'abapasiteri. Intumbero ibe Siyoni. Niho umwuka w'Imana ari kutwerekeza. Mwiyarure, misi ni mibi, muve mu mikino. Iyi nzu ndimo, ahantu nakoreye haramutse hahiye, nyiri studio akambwira ati humura, mfite kizimyamwoto, ifite ibikoresho bihagije. Harimo abandi bantu, ariko ngavuga ntingwiriye kugira ubwenge, cyangwa se wenda n'undi muntu agasohoka mvuga ati koko hari ibikoresho byo kuzimya umuriro, inkongi y'umuriro yatse, tukaguma aha muri iyi nzu, hakavamo nk'umuntu umwe gusa agasohoka gutyo, twese tukaza kugwa muri iyi nzu. Aba yakoze igikorwa cyitwa kwiyarura. Mwiyarure, mwiyarure. Ibyo kuvuga ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, ukajya gusambana ngo uzatura, ukajya kunywa inzoga ngo nzihana. Iyarure, kuko utazi umunsi n'igihe. Mwiyarure
ntimurushye muzuyaza. Nuko ahangaha avuze ngo tujye mu midugudu dushinga ibendera yerekeye Siyoni. Hari indirimbo nkunda yo mu gitabo bivuga ngo njya nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure ahatagera ibyago. Ahangaha burya Siyoni ku bantu batumbirije mu ijuru babasha kumva amakuru abandi batumva. Umuntu ufite intumbero y'Isiyoni arota inzozi abandi batarota. Ufite intumbero y'Isiyoni ntago aba ameze kimwe n'abandi. Mwibuke Yakobo yisegura ibuye, ijuru ryarakingutse. Ibuye haricyo Paulo Petero yarivuzeho. Ahangaha rero ahantu hitwa Siyoni tujya tuhumvira ibyo abandi batumva, tujya tubasha guhakomerera. Ayo mpamvu Imana iri kudusaba kujya mu midugudu. Abakristo yemwe bene data nshuti z'umusaraba, mugire bya bihe byo gufata agahe mukicara imbere y'Imana, mwiyarure ntimurushye muzuyaza. Imana yavuze ngo nakinguriye icyago. Hari ibintu Imana yemeye ko bibaho ku isi. Ngo intare yavuye mu kibira cyayo. Ntago Satani akirwanira ikuzimu, hariho arazerera kuri iyi si. Ariyo mpamvu ingo ziri gusenyuka buri munsi. Abashakanye reka data ni hasi hejuru, ni urugamba rukomeye. Abana ntibakicyumvira ababyeyi. Satani intare yavuye mu kibira, nta mikino Satani agifite. Arakorana umwete. Abitwa ko bihaye Imana bari gushwana buri munsi, intambara ni zose. Intare yavuye mu kibira, murimbuzi w'amahanga yarahagurutse ngo yavuye iwe ikibira. Ubundi ikibira ni ahantu ho mu ishyamba ariko hasi ikuzimu. Satani yavuyeyo rero ntakirwanira hasi, ariho arazerera ameze nk'intare yivuga. Buri wese arashaka uwaconshomera. Wagira ubute n'ubunebwe waryama udasenze, ariko Satani ntabwo arangaye. Yemwe we warya udasenze nguriye ku nshuti yawe yagushyiriramo uburozi. Nta muntu wo kwizerwa intare yavuye mu kibira. Umuntu araza ngo aragukunze agendere kukurya utwawe yivugisha Imana mu kanwa, nta rukundo agufitiye, yamara kuturangiza ejo akaba uwa mbere kugutaranga. Intare yavuye mu kibira, murimbuzi w'amahanga yarahagurutse. Ariyo mpamvu abantu benshi bafite ikibazo cyo gucirana imanza no kwibazanyaho kubera ubugome bwagwiriye. Ubugome, ubujura, cimanza z'amafuti, kandi ugasanga bazica rimwe na rimwe n'abakristo. Umukristo Imana kugira icyizere guhakazi, ariko ntutinye kurya ruswa. Ngira ngo no hanze nta butegetsi bushyigikira ruswa. Nta gihugu na kimwe nigeze numva kigeze kishyigikira ruswa. Ntacyo ndumva, ariko niba binahari ubwo birahari, kuko isi ni ngari. Ariko ibyo nzi byo ruswa, none ukabura umutegetsi ukarya ruswa, ukarenganya imfubyi, ukarenganya umupfakazi, ukarenganya umutindi, ni gute utazahura n'amakuba? Intare yavuye mu kibira, murimbuzi w'amahanga yarahagurutse, yavuye iwe. Nta mikino ihari, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. We wibwiraga ko uhagaze kuri umuhanuzi, azanywe no kuguhindura umwirare ukaba kabarore, ugahanura usambana, ukabwiriza usambana, ariko ukabwiriza uri umujura, uri igisambo. Izanywe no kuguhindura umwirare mu byo Satani bimuzaniye. Azanywe no guhindura urugo rwawe ngo rusenyuke. Ari umugabo asubiriye agenda agiye ngiyo kurorongotana n'umugore, agende abana bahinduka ifubyi ababyeyi bahari. Intare yavuye mu kibira. Akazi wicayemo ntugire ngo kanejeje Satani, nubwo wewe ukagaya, ariko Satani intare yavuye mu kibira agendere kugukubita hasi ukibuka umujura. Mwibuke icyazanye Satani mu isi, ngo yamanukanye uburakari, yazanye umujinya mwinshi. Nukuri ngo afite uburakari, nukwica no kurimbura. Utabona uri mu rugo ukagira ngo nukurusha abandi gusenga, iyarure, gira ibihe byo kwegera Imana. Gisha Imana inama, gisha inama Imana, wiyigisha abantu b'iyi minsi. Hari abantu gisha inama ahubwo bakarushaho kugutaba. Ariko jya gufata akanya wiherere mu nzu yawe, ushinga ibendera aherekeye Siyoni. Mbere yo kwirukangira abahanuzi, banza wigirire icyizere, upfukama ubwawe uyibaza amakuru.
mbere yo kwirukanga ku bandi iyarure. Nuko ahangaha ngo intare yavuye mu kibira, umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse, yavuye iwe azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. Ijambo ryavuze ngo imidugudu yawe igasigara ikaba imisaka, inzu yabaye imisaka itahwa n'imiserebanya, ibihunyira, amapusi, intagangurirwa ziyarikamo. Byumvikana umutima wabaye umusaka. Nubwo waba uri umukirisitu ungana iki, nta cyaha utinya no kuroguraruga no gutingana. Baratingana, ntago bireba imyaka. Natangajwe no kubona hari abakecuru bakuze. Hari Imana nigeze gutumirwa mu gice cya Kibungo, cyakoze sindavuga hariho. Nuko mu gitondo nka saa 9 ndabyuka ngo sengera urugendo. Maze gusenga nirambitse gatoya mu gusinzira, numva umuntu arambwiye ngo aho ugiye watuze ibyaha by'abantu basambanye n'amatungo. Mba ndakangutse, nibaza ibyo bintu niba bibaho. Birantangaza, bintangaje. Dongera ndasenga nti niba ari n'abadayimoni batsindwa. Ariko ndangije mbita nitegura ndagenda. Ariko nagezeyo haba iteraniro ryo kumanywa, dukora n'irya nijoro gutyo. Ariko icyo nihutiye, nahamagaye abantu bihana, abantu baraza. Ariko mvuze ngo ndibaza ngo, kuko nabonye mu rusengero abantu bose ari abatagatifu, bona ukuntu baririmba bahimbaza, arimo abuzuzwa umwuka wera. Ndibaza nese biriya bintu ni umwuka w'Imana cyangwa ni dayimoni yangendereye? Ngikibaza ibyo ndavuga nti niba ari Imana, ari umwuka wera wambwiye ngo nihanishe icyo cyaha, simbikore. Ningera mu nzira ngakora impanuka, ngaramuka mpfuye, ndajya mu ijuru ntumviye umwuka wera, nishake mbe navangiwe, nta kibazo. Mbwira abantu bose ntimusubire mu myanya yanyu, nimusubireyo. Ndavuga nti umuntu wese uzi ko yasambanye n'itungo aba ari uza, mbanze musengere. Abantu mbona ntabo, nihagararaho mbivuga bwa kabiri, ndahamagara habura n'umwe. Bwa gatatu numva ndarakaye, uburakari bumfatamo bugurumana budasanzwe. Ako kanya abenshi babyita ifuhe. Mpamagara umudiyakoni, ntuzi n'ikindi, nzanira akabase karimo amazi, nkarabira imbere y'iri teraniro. Nimara gukaraba, nyagira umuntu uza kunyongorera ngo aje kwatura, biraba birangiye. Kandi ngiye kuvuma aba bantu basambanye n'amatungo. Abo mwababe babiri ibyo ntibindeba. Imana igiye kuguteza uburwayi utigeze ubonana n'undi muntu wari we wese. Muzivuza, nta mudogiteri kwisi uzamenya iyo ndwara. Muzashaka abahanuzi ngo babasengere, nta numwe. Nanjye ubwanjye ni mumpamagara sinzemera kubasengera. Muzapfana gashinyaguro, nta n'urwara rwo kwishima mwifiteho. Muzapfana umubabaro urenze, kandi muzajya mu nda y'isi murimbutse. Mudiyakoni agingukana akabase karimo amazi, nagiye kubona mu iteraniro abantu 7 b'abagabo n'abasore baje biruka, barahaza imbere yanjye. Birantangaza, numva ndushijeho kurakara nanone bukarushaho kwikongezwa. Mbitambwira umudiyakoni ntimunzanira igiti mbanze mbakubiti. Nuko abantu tibabarire, niho yanumva nabakubita, kuko mwakabije gukora mu jisho ry'Imana. Ariko wenda utanseka, nibura nanjye narisabye igiti. Mose yubwiye yaravuze ngo umuntu usambanye n'inyamaswa, usambanywe n'itungo, n'Isiraheli usambanye n'inyamaswa bajye bamwica, uwo ntacyo akimaze. Nibura nanjye narisabye inkoni. Nuko ariko barampemukira ntibayizana, kandi kuko niteguye kubashyira hasi ngakubita. Ndavuga ni musambana n'inyamaswa abantu badahari, inda yandi zandagaye, koko muhangara inyamaswa. Ndavuga ni bitewe n'icyaha kiremereye mwakoze mu jisho ry'Imana. Mugiye kwatura, muri uku kwatura muratura kuri mikoro, iteraniro ryose ribabarire. Nicyakoze umuntu uvana akavuga ngo nabonye runaka yatura ibi, avumwe imbere y'Imana n'abantu. Cyakoze abo habonekamo abagabo 2, abandi bari abasore. Bamwe ngo Imana imbabarire, ngo nasambanye n'ihene, Imana imbabarire nasambanye n'intama. Natangajwe no kumvamo 3 basambanye n'inkoko. Bene data,
umuntu w'umugabo umuntu w'umusore abenguka inkoko ari iki cyamushituye? Umunwa w'inkoko, inzara se, niki kiba cyagushituye kugira ngo ugeraho wifuza kuryamana n'inkoko? Uretse kwiyi ntare yavuye mu kibira, Murimbuzi akaba yarahagurutse, Murimbuzi w'amahanga. Hari n'amakuru yatambutse kuri radio niyumvira ntago nabariwe, aho mu gice cya Shorongi bafashe umugabo asambana n'inka. Yari umugabo ubyaye 4 hani wacu Rwanda, ndetse ubwe yivugira ko inki mu rutiro umugore yashatse. Mwibuke ijambo rivuga ngo igihugu kirarira, isi humanijwe n'abaturage bayo. Biteye isoni n'agahinda kuba umuntu yahangara kuryamana n'inyamaswa kandi afite ubwenge, mu gihe inyamaswa itabenguka umuntu ariko umuntu akabenguka inyamaswa. Mu gihe nta nyamaswa, imbwa ntiyavogera ihene ntiyavogera intama, yewe habe n'ingurube, ariko twebwe abantu tugeza kuvogera ibikoko, inyamaswa. Nuko twikomereze. Bamaze kwatura cyakoze turasenga, harimo abantu b'Imana mu itorero rirarira, tubona ko twapfushije. Igiteye isoni, bamwe bari bafite za Bibiliya. Intare yavuye mu kibira, aho umuntu afata Bibiliya ari umucuraguzi, aho umuntu afata Bibiliya akajya ku ruhimba ari igitinganyi. Intare yavuye mu kibira cyayo, Umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse. Aho umuntu yitwa Bishop ari umusambanyi, yaramaze abakristo basambanya, cyagiye ngo bari mu myiherero mu mabiro, ari gusenya ingo z'abandi. Intare yavuye mu kibira, Murimbuzi w'amahanga. Ijambo ryavuze ngo azanywe no guhindura. Birambabazi y'abantu benshi bari kumpamagara hirya no hino, nkumva abakobwa barira ngo Pastor runaka, Bishop runaka yaransambanije. Nubwo barakara ngo nabisa Amasarigoma, nabuze izina ryiza nabita, kuko niryo riroroheje rwose. Ayo nama bandi Yesu hari abo yise, hari uwo yise ingunzu. Yohani abwira abantu uti mwabana bishiramwe, nukuri abo barenze inshira ni inziramire. Umuntu witwa umushumba uhangara umugore wundi, Bishop, urwo ni uruziramire, kandi azi neza ko nawe bagiye mu rugo rwe byamurwaza umutwe. Urwo ni uruziramire. Abambwiye ngo umugabo yampamagara ari kurira, yaravuye kwivuza mu mahanga, asanga urugo rw'umupadiri yararutwaye. Umugore wamusuzugura anyoherereza amafoto yakuye kuri telefone y'umugore we. Si we wenyine, ni benshi. Intare yavuye mu kibira, Murimbuzi w'amahanga yarahagurutse. Aho umuntu witwa umuntu w'Imana wakagombye guhungirwaho ari uri gusenya ingo z'abantu, akarya ingo z'abapfakazi, yitwa ngo ni umukozi w'Imana. Birenze Isarigoma, arenze bandi. Cyo ni ikiziramire, ni ukuri, ni igikoko, inyamaswa abantu. Intare yavuye mu kibira, Murimbuzi w'amahanga. Inzu yabaye umusaka, ishobora guhagarara ari inzu, yireba akabona ari inzu. Ni ukuri kose wayugamamo imvura da, yasoma ijambo ry'Imana ugafashwa. Mitima yawe yabaye imisaka. Iyi ntare yaviriwe mu kibira yagira ngo inzu yawe, igihugu cyawe kibe umusaka, ntagire ugituramo, Mwuka Wera guhunge, ijambo ry'Imana ntirikwegere, ntihagire ikintu na kimwe kikurangwaho cy'Imana uretse kugaragara gusa kuri umuntu ujya mu ijuru. Abantu bakwibeshyeho, ariko warabaye umusaka, uri ububiko bw'ibikoresho bya Satani. Ijambo ryavuze ngo mukenyere ibigunira. Bakristo bari hirya no hino ku isi, mukenyere. Sindeba amadini, ndabwira abantu bose bemeye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Uramenye utaba umusaka ugasigara wambara miningo, ikimana ireba ni umutima. Ninde wakubeshye? Mwibuke ko n'imibiri ari isengero z'umwuka. Kuba twambara rukubita ihuku, ntago ari uko dufite amaguru mabi, icyo bita rukubita imbwa. Nta mbwa inyegera, kirazira, nta mapusi. Twambara ibigeze hasi, n'uwo dukorera, uwo twamenye. Ntabwo twigeze tubana na Yesu ikanzu ngufi, yambara ibigeze hasi.
biteye isoni kuba abagabo na n'iyi saha yaba umupagani umukirisitu yambara ipantaro igeze hasi, uretse ko ari n'abambara ngo niba ari mu cikopa niba ari iki, nuko akagenda ntatinye kwinjira ahera h'Imana. Ariko ukabona umugore wambaye ubusa ibibero byose biri hanze, wanitse amabere yawe ukagaragaza isoni z'ubwambure. Nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimukenyere ibigunira mucure umuborogo murire, kuko uburakari, hari uburakari Imana ifite. Ntabwo uburakari Imana ibutewe n'inyoni, hari ubwo ibutewe n'ibigori mu mirima cyangwa ibiti by'inturusu, ntibutewe na Nyabarongo iri kuzura. Uburakari butewe n'icyitwa umwana w'umuntu, ahava akagera umuzungu bumwirabura, uteje Imana uburakari bukomeye. Nuko kubw'imyitwarire ubwo burakari ntiburatuvanwaho, kuko Imana ari kitarakora. Bene data ndabashimira muri byose abanteze amatwi. Nukuri muri byose mugerageze kwezwa no gutunganywa, kuko hari uburakari. Iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo y'ibifite imibiri byose rikuza imbere y'Uwiteka. Nuko mwiyeze muhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe ibicumuro byaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka. Yeremiya 5:6. Intare yavuye mu kibira, ariko ni muhunge. Muhunge umushinyu ugiye gutera isi, yemwe abafite icyo bapfa na bagenzi babo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwanga mwene se n'umwicanyi. Baririmbye mwashwaniye mu makore mukamugejeje isaha mutarihana, ubahamagarane musabane imbabazi. Wenda leta ye kubakumira ngo mutanduzanya coronavirus, kugira ngo mutanduzanya, ariko mu mwuka mwaranduzanyije ibirenze corona. Ndabagira inama yo guhamagarana cyangwa mugashaka mukiyunga, muhunge muve muri Babuloni, kuko nuwanga mwene se n'umwicanyi barozi mwihane, kuko uburakari bw'ingazi bugiye kubamanukira. Hari uburakari ntiburatuvanwaho. Bashumba, Imana irabarakariye, sinzi n'amaso yanyu ari kureba. Imana yambwiye ngo yabambuye intama, Yesu arambwira ngo ari kuziragirira. Nimuhunge muve muri Babuloni. Murakoze, tugiye gusenga. Abantu bajyaga muri nibature, ntimwitwaze yuko bamwe insengero zikinze. Ekada no mu gicuku cyane joro mubyuke musenge, kuko mwambara ibigunira musenge. Nukuri mufate ibihe mwiyiriza ubusa, muririra abatuye isi, muririra igihugu. Wenda hari umubare wagabanuka w'abarimbuka, akongera gukizwa benshi. Tugiye gusenga. Imana yo mu ijuru idufashe ko buri wese yashobora gushinga ibendera kerekeza Siyoni. Biteye isoni kubura umwana w'umukobwa uri kwirukanga mu ngo z'abasore, ariho ubarizwa. Iwanyu ntacyo wakwimarira, utatekera umukecuru, utakoza isafuriya y'umukecuru ngo ugiye gutekera abasore. Yewe ngo urabeshya ngo urakijijwe. Ukijijwe hehe? Nimuhunge muve muri Babuloni. Tugiye gusenga. Mana data nyir'isi n'ijuru, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Turagushimiye kuko uri Imana nyakuri kandi y'urukundo. Ni wowe utuyobora, katwereka aho dukwiriye gukandagira muri iyi si icuza umwijima, kadushingira amabuye kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Kuko intare ifite uburakari bwinshi, ntawe itinya, kuko itareba icyubahiro cy'abari mu isi. Naho yaba ari papa, yaba abapadiri, yaba abasenyera, abashumba, ababishopu, abapotre, abarivera, abapasiteri, abahanuzi, abavugabutumwa, ntawe iyi ntare iri gutinya. Uwiteka turakwinginze, dushinze ibendera, abandi barishinze mu mipira y'isi, mu butunzi bw'isi, mu binezeza, ariko natwe turebye ku musaraba, abashaka ubwami bw'Imana, turebye kuri Kristo, ubwo uzagaruka tutazakorwa n'isoni tukamwara, kugira ngo uzasange twariteguye. Eza buri wese ufite umutima wo gushaka ubwami bwawe. Urakoze kuri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu, amen.